umwana azabaho nta kandi kenge yakigira n'ukwirirwa yirukanka inyuma yangu uti dore ubwo uragiye ugiye kwirirwa wicaye imbere y'amashyiga nta kandi kenge wakiyungura hato ubundi ihinga ryari irya kera igihugu ngubu buryo ni ukuherekeza abandi reka njye kwa ntuze njye kureba ko yaba ari ako kwago yaba yahishije ubundi nahisha ko buri ahantu umuntu ntabwo yongera kuza kunyimurira imbago kari karye njye uratuganiriza no nisi ubundi nanjye nganabona na dore kagende nawe dore kagende sha iki cyana se burya ni iki cyangwa ntabwo batahuze uyu ni mwene kagende reka kagende wari umuzi uyu ni mwene kagende hano ruguru ngo ntazamera nkasi ariko abana ese wowe wajya ubanza ugahingura ukabanza ukageza ibintu bikoresha mu rugo ukabona ariko se uzi ko kugendana umuhoro kizira dore nta n'akagozi uba waziritseho kazirika amaguru nyihereye nuzi mwihorere kagenda uri abatangiye kundi kazirika amaguru kandi wese niba nisomera ubu ugezwe no kuvumba bimwe byawe ariko abagabo barabona ubu rero njye ntabwo nyatse inzoga abana barabaye ubu bagiye kumvumba nabanza yaka inzoga ndabizi bakuvumba se aho kugira iki barakuvumbugira iki si ukubona wiri gurereta hano mu rusisiro bagira ngo cyakora baba barashaka ibyo bikote wajya ubikuramo undi uzi ko izuba ryavuye uzi kubyigurira abana bari abakera igihe wahereye uzerera mu rusisiro bakoma ko bashaka urambwira ngo uzagushaka ntazagushisha ziba zikonje kage ndagutsiritse pa ubu njya kagenda namutsiritse yewe ntabwo nyine nawe tugiye dushwana kage ubu tudashwana nako ke mu icupa rwose inshuti kuva ko niko kage ubu namutsiritse ubu njya kagenda namutsiritse none rero mwako cyakoze uje saa sita ntabwo ubona wiyahuza amazi ukagira ngo nguriza akibyo wakase sinjye wakuzanye kuzimu kakirimbi musogongeza urwangwa nimba rurimo ntago wakigurira bye gasogongera kaje urakenye ntago wagura bye kaje urakenye dore na ariko zabarmana arabizi nawe bivu mufitiye umwenda uzaza wishyura ahubwo ujya wishyura mbere aho wasanga ibyo wamucecura ibishyimbo debe ko yagowe ubu n'umusuzugura aka gafu gasuzi karimo wasanga avuye kwiba bya bishyimbo iyi ni imyumbati isirimo kimbe gihitira atana n'imigani kagende kandi kajya uri ingegera n'isura yawe irabisa ariko umwana ntabwo baherutse kumufata yibye igitoki yagiye kera urabona atari yagize wagiye urigenda na sere ubona bataniye he yagendana nawe akagira ubuhe bwenge agendana nawe wakigurereta wirugurereta nk'amavoka cyangwa se nk'imyembe akagira ubuhe bwenge ntaye mu murima niko sha ntuntaye mu murima ubu se kamwe ari kuguha yaraje kukureba ndeba he ntasize mu murima hari ubwo nahinguye na santimetero zingaho uhinga ubu ngo nanjye ngo narabyaye isanye mu rungano bagutoze kunywa nyine nta kandi kenge wamenye ishuri rirakunaniye naherekeje abandi imyaka ni umubare nawe ubirebe nyine anga ibyo wakaze uri gusaba ngo hari umuhereza ariko ngo urimo amadeni urabanza wishyura amadeni ariko nta nubwo ushobora no kudaha mu kibindi ngo twumve akarimo ukuntu kameze ntabwo njyamo amazi nta mugabo unywa amazi amazi anyobwa n'abana ahubwo uzanywa na base ariko se mana yawe nutanywa nzobya uzanywa base saze mu bana batari abanjye ubu se ngende mukobwa ntabwo nagura inzoga kuko ndabizi ko abangaba birirwa barereta hano mu rusisiro bazakumarira iki babishyuye amafaranga nkorera se angana nayo ujya guhingira mu mirimo witaba wiri gutera intambwe hano mu rusisiro
Witaba amaguru, witaba amaguru. Kagenda n'umugabo data guterana amagambo bavukanye n'umugabo nuko uribwa Ako murumuru wawe ujya mu bandi. njya mu bandi Ni mukuru wese yanjye mu bandi niwe mukuru Niwe w'icyo gifu. akata uko wa wundi ngo nijya mu ntabwo bandi uzi ukuntu Kagembe azi gupigura ariko buriya abonye buriya jya mu bandi nuko ari kagufi Abonye mukuru. naho niwe mukuru n'uburushi Ako jya mu bandi azubwenge. Wari no kubaka inzu ya etaje aho. ni umugabo Iyo kwivuko bari kubaka inzu neza cyane. Umva yewe nanitse ku gasi uyu yirwa yitaba amaguru. Ariko kuko nawe nta muryango uri kigo. mu bandi naza arabona ari yishyura sarakuze arayabona nanitse ku gasi reka nigendere ntabwo wakwicara mu bana batarabaye ngo ugire ikijambo sohokana n'umuhungu wawe ariko se muko ngende nyine banza nishyure Kabanza wishyura amadeni, abarimo amadeni nta no akanga. kunsomya na gakeya ngo numve ko rwari rumeze Azanye cya cyorezo abanyani covid azanye icyorezo cy'inyota. iyo nyota nk'iy'ipasi shaho ugenda ujye kunywa amazi nta mukene ugura inzoga genda ujye kunywa amazi ntacyo ubwo Maze bakunda ibyiza bake. tuzabutanga abahungu Bakunda ibyiza basaba bake. tuzabutanga kandi arayabona Dore iyi myenda ubona yagira niyo ararana, niyo yirirwana, noneho umupira wanjye ngo ntagegira. Yirwamo ikote no ku zuba. Nuba nta bishyuhanye. ibyo bikwiye umeze nk'umusabirizi ibyo kora yaba winjiye usaba bamuguriye akantu ako ikibazo cyawe ntabwo ko kera y'umugabo kuki yabyaye imbwa ko ikibazo cyawe ni kinere ntabwo ujya wemera kuki miliyoni bakomeza basakuza yego ni karibu nta n'agapira umunsi wasohoye Ese Primus barayisogongera. Primus barayisogongeza erega kagenda Yego shadere jya mu bandi sha. Komera jya mu bandi. Komere mukomere. Birageye. ajya mu bandi Dere wa muhungu nakubwiraga n'uyi. Wamenya ko bafidimo. none se wazinkinye zirimo badasikora ngomu oya yewe uretse gato beza mu ese nawe aranywa mu ese wampaye inzoga Kagembe niwe ugiye kukubuza akira oya izo nzoga nazishyuye Kandi se Kagembe ko nta mafaranga agira. amafaranga ishyura mbere uza gucuruza izo nzoga nta ndazishyura mafaranga ufite kumva wangeretse izi nzoga ndazishyura ibigambo bya Kagembe uzana ayo uramugira mafaranga rero yarazishyura ni kuri momo ni kuri Yaguze agatelefoni momo ampaye inama. ni kashi Kagembe nyamara Apana nyamara. ngaho rero So wajagurikira skoro skoro. iraguhagurutsa se bajya yishyura se cyangwa acuruza cyamereza inzoga n'inywera Kagembe aragira ati inzoga zirimo aha Aba yishyuye. Abari baki. zana ayo mafaranga Icyaka nta kiramishe. makesi ngaho ufite amakese ko hari hasi atanu ni imikino muri Oya. cyangwa ni iki hari petitsi birahindutse birahindutse Kagembe y'amasaka yayashoye hageze njye nabivuze amafaranga Kagembe amasaka yayashoye akanyenyeri akanyenyeri ubwo ntugiye kumbeshya ese mu wampaye inzoga nkinywera ibindi by'umusaza yishyura amafaranga afatika agakundira mu akanyenyeri ukunyereza wikumva amanjwa y'uyu mugabo Ariko kuko inyuro. Wowe bafite amafaranga. mbere y'uko abanza kureho bitanu by'ubushize abanza biwe amadeni yo mu kabari ntabwo ajya abura ko banza umereze bitanu Okay, ntacyo. ko nawe uri nk'ivu inzoga ndazibuze se aya ok mafanta ngo amafanta yo sikoro yihore ibinyobwa byose biri muri kano kabari nanjye kari nk'ivunja urabyishyura n'umuhungu isi umugurira kabu nangahe Ariko kandi uribuka ko kera twari inshuti. Ari inshuti kera. agakira Kira n'amata Kagembe nuko kagira umucyo kagira Twaye inshuti.
nuko izo note ariko uranyishyura n'ayandi kuri momo yangahe ni make muhereze muhereza ababara teka amakubono ya nyoko hasi se vuba akiri kajya undi uri no kundeza amafaranga asigaye ni kuri momo oya kagenda twahoze ari inshuti kajya ako si umuzi kajya kajya uzanyura okay mo yaringeze moza ko nashakaga kukuvugisha se kajya nawe uramushaka se kuko ndi kubona inzoga zawe zo ari ikibazo ndashaka kuko mfite abakozi arakushansiye hari kamugiye kumenera umucanga ndagira ngo naho ubundi kajye oya umunsi wawe utwara amafaranga angahe amaye kajya bagiye kugura ushaka kungura se kajyembe rikameze kajya ni 80 byongeye akanyenyeri ntugire ikibazo byose hamwe n'inzoga ni 1000 yakora umujinya kubitisha mu ziko 120. okay mo basigana kajembe wawe basigara mu ibintu bijya bihindukira kajembe yishyuye inzoga zawe n'amagambo yanjye yayaguze umunsi wose kajya baragufise okay sawa gaho buryo heruka kajye sawa nyine genda akira nawe urasomaho urangwa imitobe umwe n'inzoga akira abatindi basa akira nawe uyu muntu w'umuhungu wa kagenda ni umuzi se yego sha umaje kubaka ijya mu bandi izo zose turazikajya ishira haza n'izindi tumiza n'izindi ntazane n'izindi cyane ndabona aya mafaranga ngezeho ndakajya mba afite gahunda kajya kwihagarika zaba kajya